Mbahaye ikaze. Biragoye ko waba wararemye rimwe mu isoko rigendwa cyane cyangwa se rifite abarirema benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo utarabonye aba bantu tugiye kuba tukwereka baje kuba bagaragazwa uyu munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo nkubwire ngo urwego rw'igihugu rwa polisi y'u Rwanda rwaje kuba rwerekana bamwe mu bantu bagiraga gutya bakisiga imiti ku myanya yabo ndangagitsina bakagenda bagaragaza ko ngo yafashwe na kanseri, ubundi noneho bakagenda baka inkunga cyangwa se ubufasha bwo kuba bahabwa amafaranga ngo bazajye kwivuza. Nkuko rero ubibona uyu witwa Nsabimana Janvier ngire ngo urimo uramubona niwe wagize gutya akora itsinda ry'abantu benshi aho bazengurukaga amasoko yose yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu Nsabimana Janvier yaje kuba atangaza ko hagati ya miliyoni imwe ndetse na miliyoni imwe n'igice ariyo mafaranga yabashaga kwinjiza akusanyije amafaranga yavaga muri aba bantu yari yarashyize hamwe. Uyu Nsabimana Janvier yivugira we kubwe yibereye mu muhanda igihe kinini ari marine cyangwa se ari babana baba mu mihanda, akaba ari naho yaje gukurira ku mihanda hirya no hino mu turere tunyuranye tw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu yaje ngo kurwara ajya kwa muganga, amaze kujya kwa muganga ikibyimba cye dore ko ngo ararwaye ikibyimba baza kuvuga ko bazamubaga, aza kujya kwaka ubufasha ku karere ngo kuba yavuzwa. Icyo gihe rero ngo amaze kwibona gutyo nibwo iyo yagize gutya yegera abo banaga mu muhanda aravuga ati gute tutajya dusabiriza ngo tubone amafaranga. Atangira rero bisigaho ngo amarangi barangiza agasigaho amavuta, ariko ngo bikaza kurangira noneho bamwe babyisizeho ngo bafashwe n'abaturage bakaboza bikavaho. Nyuma nibwo yaje kwigira inama yo gufata ibiryo bavangavangaga bigakora acide, noneho ya acide bakayisiga ku igitsina kikangirika kikamera nk'icyangiritse, dore ko cyanangirikaga bya nyabyo, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo nticyangirikaga, cyangirikaga. Yarangiza agahita afata indangururamajwi bakarikodinga ibyo barimo bavuga basaba ubufasha, agafata umwe akamugira umurwaza, akagenda kwa wa wundi basize ibintu, ndetse agafata n'ifoto mu ntoki ya bya indi nyuma yo ko bamusize bafotoye. Ibyo rero barabigendanaga mu nzira, abantu benshi mwagiye mubabona cyane cyane muri Kigali bari bahari cyane, gusa we akaba yatangaje ko ngo bavaga ku isoko rimwe. Uyu munsi amasoko muri Kigali uwahazengurukaga yaharangiza akamwimura ngo akamujyana mu kandi karere, dore ko ngo yamuzengurutsaga igihugu cyose. Ikindi uyu mugabo Nsabimana Janvier wari uhagarariye bose baje kuba berekanwa aribo mwagiye mureba aho ngaho ku mafoto. Uyu mugabo ngo yari yaragiye akora site zinyuranye hirya no hino mu gihugu, izari i Musanze, izari i Huye, izari i Kigali, izari i Kayonza, izari hehe, ayabaga yaragiye akora site aho abo bantu bose barangiza akazi kabo bagataha. Uyu murwayi rero ureba uyu nguyu babaga basize ibintu ku gitsina cye kikangirika, uyu murwayi babaga bamuhemba hagati cyangwa se yabaga amuhemba hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150, mu gihe uriya umugenda uruhande n'indangururamajwi yigize umurwaza we yahembwaga 100. Uyu mukobwa uyu nguyu ureba uyu nguyu ngo yari yaragize niwe wari manager, ngo yakusanyaga amafaranga abangaba bagiye basaba mu nzira hose, byarangiza akayakusanya verisa kuri uyu Nsabimana Janvier. Nsabimana Janvier rero nawe akaza guhemba uyu mu manager yari yarashyizeho, akamuhemba ibihumbi ngo bigera ku 100.